mumeze mute nshuti bakunzi ba Jao TV show. Nizere ko mumeze neza. Iyo mumeze neza nawe bameze neza. Nge muri kuvugana ni Jado Artist, YouTube channel ni Jao TV show. Hari ikintu rero najyaga nitiranya, sinzi niba nawe ukurikiye Jao TV show ariko wiyumvaga. Nari nzi ko abanyarwanda bakunda football muri sport zose zibaho kurusha nyine izindi siporo zisigaye, ariko nasanze atari ko bimeze. Abanyarwanda bakunda Tour du Rwanda, bakunda igare rya siporo kurenza uko bakunda ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Reka rero ntabatindiye ahangaha mwirebere muri Tour du Rwanda y'uyu mwaka ya 2025 umunyarwanda Enoch yakoze ibitangaza nyine atwara aka etape bari gukora kuri uwo munsi ka Kayonza. Reka rero mbareke mwirebere. Ngewe sinzi ukuntu babibara ariko ntababeshye, ni ukuri nge byaranshimishije kubona umunyarwanda nyine ari imbere y'abari abazungu, y'abari bene data b'abazungu. Ubundi hari ikintu cyatugiyemo tuba tuzi ko nyine ari bo bashoboye, ariko byanyeretse ko n'abanyarwanda nyine bashoboye, hari nyine nabo hari icyo bashoboye. Abirabura nyine natwe turashoboye, usibye nyine ibintu by'amateka biba byarabaye nyine tutahindura, ariko natwe hari ibyo dushoboye. Reka mbareke rero mwihere ijisho. Jao Jado Artist official ku isonga. Wakabiri ngira ngo aringaniye n'umuzungu n'umunyafurika iyi yaciye yego n'umwirabura rwose niba ari umunyarwanda. Ahangaha rero nubwo nabifatiye mu kavuyo nyine bimeze nk'ibitagaragara neza, ariko uriya muntu wari uri imbere mureba ni umunyarwanda, ni umwirabura. Enoch niwe wari uri imbere rwose, yanikiye bari abazungu, bari bene data nyine, bari twemera nyine tuba tuvuga tuti nibo ba nyiri byose, nibo ba nyiri ubushobozi bwose. Ariko ewana kabisa ntabwo nzi ko nk'uko nabivuze, ntabwo nzi ko babibara, ariko gutwara etape ntabwo bingana no gutwara nyine turu yose. Ariko mu by'ukuri iyo tugeze gutya tukabona mu duce runaka nyine bagenda bakinira, harimo wenda utwo n'abirabura bagenda batwara, especially nk'abanyarwanda, ni ibintu biduhesha ishema nyine, ni ibintu bituma twumva nyine hari aho twava, hari n'aho twagera. Nakomeje kubibabwira nyine hari amateka nyine aba yarakozwe nyine tutahindura nyine ariko nyine n'abirabura especially nk'abanyarwanda natwe nyine hari ibyo twabasha, dufite umwanya, dufite igihe, hari ibyo twabasha. Ni ukuri namwe aho hasi muri comment ndagira ngo mumbwire uko mwiyumva, mumbwire uko mubyumva, ariko ku rwanjye ruhande nyine numvise nyine hari ishema binteye nyine nk'umunyarwanda tu. Rero impamvu navugaga nti abanyarwanda nasanze bakunda igare kurenza indi mikino iyo ari yo yose, ngewe nari nzi ko bakunda football. Murabona habaho football, habaho handball, habaho tennis, habaho za volley na za rugby n'indi mikino yose nyine tugiye tuzi. Nari nzi ko rero abanyarwanda nyine bakunda football kurenza imikino yindi, ariko ntabwo ariko biri. Nasanze bakunda igare kurenza ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Uzi kubona abasaza, abakecuru, abana, inkumi, abasore bahereye mu gitondo izuba rikirasa kugeza mu masaa 8, izuba rya saa 8 ukuntu riba rimeze, saa 8 saa 9 riba ari izuba bimwe bita impanga abagabo. Ariko umusaza n'umukecuru rwose bakavuga bati reka twihangane ritume n'agahanga, ariko turebe ibyo byiza bya siporo nyine, turebe iryo siganwa. Ni ibintu byiza cyane burya koko ibintu byose bibaho, ariko
hakabaho ambiance nyine irenze izindi. Mana yanjye sinzi ukuntu nabivuga ariko ngira ngo namwe murabizi aho mugenda mwumva nyine turu di Rwanda inyura, abanyarwanda benshi baba bicaye ku mihanda abandi buriye ibiti kugira ngo baze kureba neza, ariko icyo nababwira ni uko ku rwanjye ruhande ku mboni yanjye nkurikije uko nabibonye nabonye abanyarwanda bakunda igare kurenza ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Wowe nawe ukurikiye Jao TV jya muri comment umbwira uti Jado uratubeshya ahubwo bakunda football cyangwa se volley cyangwa se bitewe nawe n'ijanisha wakoze cyangwa se nuko wabibonye cyangwa se nuko ubibona. Ariko nge nabonye igare riza ku mwanya wa mbere kurenza izindi siporo nagiye mbona mu by'ukuri mu Rwanda. Uko tugenda tubona football iraba, volleyball iraba, wenda ku rwanjye ruhande nkurikije ijanisha nagiye mbiha, football nayishyira ku mwanya wa kabiri, igare rikaza ku mwanya wa mbere. Ubwo nawe urambwira uko wiyumva. Ntabwo ari ihame, ni ihame ryanjye, ariko nawe bidakuyeho ihame ryawe uko ubibona ukurikije uko bizi. Nyine twese nyine dukurikira imbuga nkoranyambaga, amaradiyo n'ibindi, nawe wambwira uko byumva. Jado Artist Official ku isonga.